cyanteye politike idasanzwe nk'iyigifuti ntogoteramo naba inspired by God n'umuhamagaro muri make ariko nawe watewe nuko Imana yari yarabishimangiye mu babyeyi banjye bari abakomando. Papa yari umukomando, mama ari umukomando kazi muri East African Community. Mvukira mu kiraro hafi y'inzira mu muvure niho banteretse nkimara kuvuka. Nono abagira neza basanga gahinja mu kiraro mu muvure karira binyuriragaho ku nzira. Byari mu bihe by'intambara, bumvisha gahinja baraza barakareba mu kiraro, bakabonye babahamagaraho, bahamagaye muri headquarters barababwira ku gahinza ntimugasige mukazane. Ubwo nuko nanjye nisanze mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza. Nge n'umusaza wagize amahirwe nzengurukanwa n'abahanga, abayobozi nyabayobozi bampaye uburere kandi bamyigisha guca bugufi buraho ngeze. Aho kugira ngo nigire umuhatari nigire uwo hejuru, nge nca bugufi simbereke ko nigira karimagezi, nigira umuntu w'umuhaye uhambaye nguzi ubwenge, abo nkajya niyorosha nk'igipirizo mu kirere. Nigira umurezi kandi ndi umurezi, nkaca bugufi nk'ikabutura bakanibeshaho. Tuvuye Great Britain tugarutse no guhiga ababyeyi banjye, tubabonye ubwo papa ari nyita, mama nyita iriyo rya sekikubo. Bisekikubo bisobanura inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora ariko akazarinda agira ashika ku cyashaka yifuza. None Fred naryiswe n'umwamikazi mu Bwongereza ubwo bangezagayo ndi uruhinja. Umwamikazi mwarabonanye? Niho nakuriye nyine, nibo bandeze. Niwe wampagabo barimu, abaganga banitagaho. Ko abantu bagufata nk'umucomedian abo ubwabo ibyo bakora bigize icyaha. Kuko ntabwo nigeze napurayinga kuri icyo kintu. Ntabwo ibyo ari impano zanjye, ntabwo ari umwuga wanjye, nta nubwo ibyo mfite icyo mbizi. Ntanga ubutumwa bwo kubaka abantu gusa, kandi mbutanga murongo wa politike. Mbaye mbaburiye ndi mwarimu, sinshaka ejo bazagwa ahatari heza. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, mumeze gute? Ndakeka ko mumeze neza cyane. Ingini BigTown TV, my name is Bakti. Tukaba turi kumwe aka kanya na Barafinda Sekikubo Fred kugira ngo tuze kuganira ibintu byinshi. Numwe mu bantu bamaze igihe biyamamaza mu mwanya wo kuhatanira ku mwanya wo kuba president hano mu Rwanda. Ariko n'umuntu wake mu bintu byinshi. Nje Barafinda mwibuka twigana kuri Kigali International Academy. Nimba nibeshe araza kutubwira mu kanya gato, ariko reka tubanze tumuhe ikaze kuri kamera za BigTown TV. Welcome Barafinda. Thank you very much. I'm highly welcome and I do welcome you too. Thank you so much. It's my great pleasure. Yeah. Nje nize Kigali International Academy. Hariya nabonaga umuntu umeze nka Barafinda neza utangiye no kwiyamamaza, nahise mvuga ngo uyu ngusi wa wundi twiganye mu kigo kimwe. Nibyo cyangwa naribeshe? Shaka kuba waribeshe. Impamvu ziba nyinshi. Wenda nje nkimara kugera ino, hari ahantu habaga hakeneye ubutabazi cyane, nk'ahitwaga Rwanda International Academy. Ariko wowe uvuze Kigali International Academy. Rwanda niho natangiye muri Rwanda International Academy. Byaje guhinduka nyuma. Byaje guhinduka nyuma. Yes. Ubwo urumva hakeneraga security issue. Nka mwarimu mpuzamahanga, umuntu ucanye ku maso kandi nkakurikirana n'amasomo yanjye ya Cambridge online by international correspondence. Ubwo urumva aho ngaho ndumva utari mu murongo kwibesha, kuko nge nakoraga bituruka London. So muri icyo gihe cyose wigaga hariya Rwanda, hazaga ibizamini bya international
Cambridge examination by international correspondence mu buryo bwo kubyohereza bikaviyo bikaza tukabikora. Njya buri gihugu najyagamo barabinyohereza byangeragaho, niyo mpamvu njya mbabwira njye sinigeze mpagarika kwiga mu buzima bwanjye. I stayed in the industry of continuity academically. Okay. Icyo gihe we byagendaga gute kuko twiganaga mu kigo kimwe wowe ugakora ibizamini bya Cambridge? Byari bimeze gute? Itandukano ryari rihe cyangwa niki cyari special kuri wewe kugira ngo wige ibintu bitandukanye n'iby'abandi? Harimo icyo bita differences and similarities. Itandukanyirizo ryabagamo n'ihuriro ryabagamo. Urumva nkaho twagomba gukurikirana uburere n'uburezi mu gihugu kirimo abantu bashasha. Urumva harimo abaturutse Burundi, abaturutse Tanzania, abaturutse Uganda, abaturutse Kongo, abaturutse mu bihugu bitandukanye. Urumva nagombaga gukurikirana amasomo yanjye ku rwego rw'isi nabagamo. Nanone nkaba nakurikirana n'amasomo yo ku rwego rw'igihugu mba ngezemo. Igihugu nabaga ngezemo cyose nagombaga gushobora gufata amasomo yaho, nkareba uko babaza ibizamini byaho, methodological approaches mu myigishirize. Urumva nge nabaga ndi umusaza w'ukuri nkurikirana buri kamwe kose kugira ngo nkore compare and contrast, ndebe similarities and differences muri academic issues as far as education is concerned. Mu byirebanye n'uburezi buri gihugu buri gihugu najyagamo nge sinagohekaga narigaga. Nacaga bugufi buri kintu cyose kugira ngo wenda nimba section runaka ntarayize mu kindi gihugu, ubwo ni combination. Icyo gihe bayitaga combination zitaraba section. Ubwo nicyo gihe byatumaga niyo mboneraho umwanya wo kwiga iyo combination nayo nkayibikaho. Ubwo nuko nagiye nzenguruka isi yose niga. Okay, uyu munsi nje nifuza kumenya background ya Barafinda. Dutangiriye ahangaho ahantu nakumenyeye kuko ni byiza nuko twize mu kigo kimwe, ariko wize reka dutangirana wize combination zingahe? Kuko hari ama combination atandukanye. Wowe gendaga wavuze ngo buri gihugu wagendagamo wahinduraga combination, ariko ni zingahe maze wize? Urabona ko kera umuntu yaheraga hasi yose akaba yayiga. Guhera muri primary, muri O level na eza A level, akagenda fatanya amasomo yose, none wenda agatakara muri A level, muri za senior, gutangira senior 5 kuzamuka. Ibyo byarashobokaga. Kugira yutakaza ugakomezanya nandi, ariko byarashobokaga nanone nk'umuntu wabaga yiga bya international correspondence, bizamini mpuzamahanga, ku buryo byo nabikomezaga kuko byo bagombaga kubikubaza. Nukajya no muri laboratory ukajya gukora ibizamini byo ku examining ibintu, gutyo byose bakakenera results kugira ngo Cambridge babone ibisubizo. Yago. Okay, education ya Barafinda nihe? Tuvuge uretse ibyo ngibyo bya secondary, university, degree yawe cyangwa masters cyangwa whatever, education yawe nihe? Oya, na nubu njya mbabwira I'm still academician. I'm still in educational industry, manufacturing my life and my brain is ubwonko bwanjye. Uruganda ruracyabutura, niyo mpamvu mbabwira njye amashuri yanjye nzayakomereza mu ijoro. Naze kuri iyi si kwigana n'ubu ndakiga, ntabwo ndagoheka kurekeraho kwiga. Sinavuga ngo nararekeye, na n'ubu ndacyari umunyeshuri kuri iyi si, ariko nzayasoreza mu ijoro birumvikana. Ibyo n'urutse abana nagiye mbibwira n'itangazamakuru kenshi. Naho nagiye nyura mu mahanga menshi ntaraza no mu Rwanda, ubwo hose nagendaga niga. Ariko icyo tuba twifuza nuko umuntu aba umuhanga gusa. Imana irakubwira dushaka umuhanga, ntidushaka umuswa, ntidushaka ibyuho byo kusanga umuntu
afitemo ibintu bya kanitaba abantu nimugire impungenge. Yes. Yego kuko bashaka kuba abayobozi b'inzego zitandukanye cyangwa abaruda banjye hari ikisubizo cyangwa ikibazo bari kudukurikirana ku ikoranabuhanga. Halo Irarura ni umugabo. Yego urisobanuye uri muntu ki? Icyifuzo ni ikihe? Birarura we. Yego Simba Ingomira komera ndakwibutse komera cyane ramba kano kanya ndi mu kiganiro n'itangazamakuru mpuzamahanga katubanze tubitabe nyuma y'isaha uze kongera rwose tuganire. Sawa murakoze cyane rwose kutwakira neza no kubyakira neza kandi ukomanze neza muri headquarters neza kuri nge bwite. Sawa. Yes. Yeah. Inyuma yo kwitaba iyo telefone. Yego. Reka dukomeze aho twari tugeze. Yego. Rindi mu kubaza education yawe. Nanjye nkubwira ngo amashuri yanjye angana n'imyaka yanjye kuko abanyamakuru benshi nagiye mbibasobanurira muri LDC zone this world. Muri iyi si abantu batatu batinya umuhanga, batinya inyangamugayo, batinya n'umukire. Kubwa security purposes zacu ntabwo ibyo ari ngombwa kubifokasingaho deeply kubijya mu mizi, ahubwo tugenda tureba ubuhanga bw'umuntu mu musaruro mbumbe yakuye muri educational industry, mu ruganda rwamucuze yanyuze muri rw'uburezi, yarahiye cyangwa yarapfubye. Inje rero navuye mu mpiye neza ubu ni igihe cy'uko abanyarwanda banyarura nanjye ewana nkaba ifunguro rya kiremwa muntu nkababwira kweri ndahiye. Ubumenyi ndi nabwo ubuhanga, ubushakashatsi, ubunararibonye, ni ukuvuga ikoranabuhanga byose ubu turi tayari. Niyo mpamvu ikoranabuhanga turi kumwe naryo kano kanya rinkurikirana, nanjye ndikurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi wamukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Bityo rero izi kamera zose, izi satellite zose ku isi yose ntabwo zarembye, ahubwo zirashakisha ukuri, zihiga umunyakuri kugira ngo dukore ibikwiye. Ibidakwiriye nabyo tubishyire pembeni, dukore ibikwiriye kandi byose byigisha ikiremwa muntu, abantu bakuramo ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Ubwenge butangwa n'Uwiteka, ubumenyi butangwa n'umwana w'umuntu, ubunararibonye umuntu ashobora kubukura ku bandi cyangwa we ubwe agahura nabwo bitewe n'ibyo yagiye ahura nabyo, ibyo yakoze, ibyo yakoranye n'abandi. Urumva ubunararibonye buturuka mu nguni zitandukanye bitewe n'ibyakuranze, n'ibyo wabayemo, n'ibyo wakoze, n'ibyakunaniye, gutyo nibyo ukirana nabyo n'aka kanya. Ibyo n'ubunararibonye. Niyo mpamvu nkubwira turacyari mu ishuri turakiga, nta uminuza isi tuminuriza mu ijoro. Nge niyo ntego yanjye. Yes. Barafinda subwiye ngo yazengutse mu bihugu byinshi yajya gushaka education, ariko twifuza kumenya ibihugu maze gutemberamo ni bingahe, ni bihe? Ibihugu hafi ingune enye z'isi nagiye nzizenguruka. Ni ukuvuga nimba we twarahuriye hano mu Rwanda, hari ubundi twahuriye muri Great Britain mu Bwongereza agatangaza katarabonekaho. Hari abandi twahuriye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba muri Amerika Amajyaruguru cyangwa Amajyepfo. Hari abandi dushaka kuba twarahuriye muri za Korea, abandi muri China, abandi muri Russia. Ni ukuvuga abandi muri Denmark Copenhagen baranzi cyane. Iyo babonye ko nabaye umunyapolitike mwiza w'amahoro muri Afurika, cyane kubw'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika, hano barishimye cyane kuko ubwo bazaga muri Afurika kunsura maze kugera ino
mu karere k'ibiyaga bigari ndi kubagezaho ubusabe bwo gufasha abanyarwanda bazane imiti, bazane ibyo kurya mu Rwanda, ko hari ikibazo cya makinya, hari ikibazo cy'uburwayi, hari ibikoresho byinshi byaburaga. Akamu n'abateye barakumvishe, bazane ibikoresho bitandukanye by'ubutabazi, haba mu bitaro, imiti myinshi, n'abamukerarugendo benshi n'imyenda myinshi batangaga mu bigo by'imfubyi, byaba ibyo bya Nyamirambo byo kwa Gisimba, byaba ibya Rubirizi, Samaritani, byaba ibya Rwamagana. Hari ibigo byinshi n'iby'ibyumba by'imfubyi, gufasha abakene. Hari hakeneye ubutabazi bwinshi, hari abantu bakomeretse bafite ibikomere byinshi, hari abakenerwaga kujyanwa mu mahanga kugira ngo bitabweho, bakurikiranwe, bavurwe. Ni ukuvuga imirimo myinshi y'ubutabazi yanzanye hano, n'abandi twagiye tuhura baturutse mu bihugu bitandukanye. Nateye akamu ndarembuza batabare nyamuneka. Ibibazo ni ibibazo bitewe n'aho ngeze n'uburyo ntakuze mbibona, ariko byatumiye noneho nitambika ndavuga reka ntabari kiremwa muntu. Gira neza wikomereze, ineza ugize uzayisanga imbere igutegereze mu ikorosi mukomezanye. Iyo neza rero niyo iri kungarukira nk'umusaza w'ukure. Urumva nashoye kujya mu bihugu bitandukanye hafi ya byose ku isi yose. Niki cyakujyanaga muri ibyo bihugu? Birumvikana najyaga guhaha cyane ubwenge n'ubumenyi no gutara ubunararibonye, ukagira ngo n'inzuki zitara ubuki mu ndabyo. Ni ukuvuga si njye nyine wabyikoreshaga, wabyikoreraga. N'Imana yakoraga imirimo, yakoreshaga abagira neza, nibo banzengurukanaga ku isi. Babaga ari abarimu banjye mpuzamahanga, mpuzamakungu, bagiye bamfasha nk'uko namwe hano muri kumfasha mwumvikanisha ibitekerezo byanjye n'ibyifuzo n'imigabo n'imigambi yanjye, rubanda rukayimenya. Urumva namwe muri mu murongo, mu mujyi umwe nk'abo ngabo nyine bagendaga banitaho, namwe muri kunitaho, n'abandi banyarwanda banitaho, nk'abaruda uko banitaho, abarudakazi, n'abamukeba benshi batandukanye. Nabo bose ntibabamukeba b'ikigugu, haba bamukeba beza bavuga wow, ibitekerezo byawe ni inyamibwa. Ni ukuvuga nge ndi umuntu w'abantu kuva kera mu bwana. Nabanaga n'aba professors banjye nka Professor Kendress wa Washington DC, ba Maya na Tina bo muri Copenhagen, Denmark. None hari iyindi kipe yabaga muri Switzerland, ari n'abandi baturukaga muri Israeli. Rumva nge nakuriye mu buyobozi bw'abayobozi bakomeye cyane kuri iyi si. Niyo mpamvu nashoboye kuzenguruka isi yose. Ntabwo byari ku bwanjye njyenyine, ariko byari ku bw'umugambi w'Imana. Yego yego, mwaramutse neza, mukomere cyane. Yego, mwagize ikibazo ejo cya tekinike, cyagiteye gute? Cyababuze gahunda cyangwa? Ikibazo cya kamera cyababuze kuza. Mwari kuri rendezvous hano, mwari mwatse audience, ntimwabonetse ku rutonde, nimwe mwabuze, abandi barabonetse. Nimba icyifuzo cyanyu ari cyo kuza kano kanya, turi kwakira n'abandi nabo batwakiriye, namwe mwaza mu bandi nta kibazo, tubahaye ikaze mu birindiro byacu by'abaruda. Nimugere Kanombe, ababazanye cyangwa mwizanye mubaze kuri etaje ku Kivoka i Kanombe barahazi. Hari agahanda kava kuri kaburimbo gacyama hepfo yaho, aho ku Kivoka hari etaje bari kubaka itaruzura. Hanyuma aho niho muri bukatire, aho nimuhagera murampamagara tubarangire. Yego yego, sawa sawa, abanyamakuru beza mpuzamahanga, mpuzamakungu, tubahaye ikaze. Sawa. Yes, nyuma y'angaho reka dukomeze noneho. Ahantu tugiye gukomereza ni gute Barafinda yaje kwinjira muri politiki? Inzira yawe yo kwinjira muri politiki yari iyihe?
nuhe mwaka ninde waguteye, who was inspired you to enter into politics? Joining into the lineage of advanced politics of mine, mu kwinjira murongo wa politike ihambaye yanjye, cyanshishikariza cyanteye politike idasanzwe nk'iyi y'igifuti ntogoteramo, naba inspired by God, ni umuhamagaro muri make, ariko nawe watewe nuko Imana yari yarabishimangiye mu babyeyi banjye bari abakomando. Papa yari umukomando, mama ari umukomandokazi muri East African Community, mu gihugu navukiyemo. Mvukira mu kiraro hafi y'inzira, mu muvure niho banteretse nkimara kuvuka. Ubwo ni muri urwo rwego bwije mvuye kuri uwo mugabane wa Afurika, uyu nguyu nyine bwira ngeze ku wundi mugabane. Ubwo ni ukuvuga aho niho nagiye mba umuntu ugira imisemburo. Sinzi nimba hari akantu mwaba muzi mu mateka, nk'urugero umubyeyi yabyaye akana agahita apfa, yapfuye ako kana kuko katafite undi muntu waho ngaho, ako kana gakura neza neza gasa nka wa mubyeyi. Iyo ni imirimo y'Imana, muzabikontrole muzabibona. Kakura neza original copy ize gusimbura wa wundi uvuye mu mwuka kuri yisi. Nanjye ndero naba inspired by the political background yanjye, mbese yabaye fountain ituruka ishibuka mu babyeyi banjye, kuko bari abanyapolitike, ari abasirikare bambyariye ku rugamba. Nono abagira neza basanga gahinja mu kiraro mu muvure karira, binyuriragaho ku nzira. Byari mu bihe by'intambara, bumvisha gahinja baraza barakareba mu kiraro, bakabonye babahamagaraho, bahamagaye muri headquarters, barababwira ku gahinza ntimugasige mukazane. Ubwo nuko nanjye nisanze mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza kwa Queen Elizabeth. Ubwo nuko ngayo nguko rero. So wavukiye mu Bwongereza? Navukiye mu Uganda, ariko bwira mvuye muri Uganda ku mugabane wa Afurika muri East African Community, bwira ngeze muri Great Britain mu Bwongereza mu ngoro y'umwami kazi mu Bwongereza. Urumva ngayo nguko. Ubwo nabandi bagiye bambonye wenda ngenda mviyo nzenguruka isi nkuko natangiye mbibabwira. Ubwo ni muri uwo murongo nawe twahuriyemo. Ubwo ni muri uwo murongo twahuriye n'abandi Kenya, za Tanzania, Zanzibar, Pemba, Mafia, za South Africa, Pretoria, Johannesburg, ubwo na za Cairo muri Misiri, na Khartoum Sudani, na Tripoli muri Libya. Ubwo ni muri urwo rwego nzagenda mbanoshoreraho buke buke. Nge ni umusaza wagize amahirwe, nzengurukanwa n'abahanga, abayobozi nyabayobozi bampaye uburere kandi bamyigisha guca bugufi buraho ngeze. Aho kugira ngo nigire umuhatari, nigire uwo hejuru, nge nca bugufi, noneho mbane n'abantu bose, noneho kandi simbereke ko nigira karimagezi, nigira umuntu w'umuhaye uhambaye nguzi ubwenge, abo nkajya niyorosha nk'igipirizo mu kirere. Ujye ubona ikipirizo kinaze mu kiyorosha kikimaramo ibiro, ntikihite gitakara nk'ibuye. Ubwo nanjye rero nagendaga mbana n'abantu niyorosha buke buke, bamwe bakanibeshaho. Aho niho nabyuriye umugani uvuga nigira umurezi kandi ndi umurezi, nkaca bugufi nk'ikabutura bakanibeshaho. Ni muri urwo rwego musaza Barafinda Sekikubo Fred warubaze ni gute rero naze mu murongo wa politike y'aka kagini. Ikindi abantu uze gukomereza ngaho, abantu bajya bibaza ngo kubera iki Barafinda afite amazina y'ikigande gusa, nta mazina y'ikinyarwanda afite. Sekikubo Fred ni Icyongereza, Sekikubo Barafinda. Wari ukomeze, wari ukotinze ya kigande gusa. Ntabwo ari kigande gusa, harimo Barafinda n'iri Nyarwanda.
Fred barafinda buriya ni Nyarwanda. ni gufindura ibyihishe abanyabwenge. Okay. Gufindura ni discovering the hidden things and hidden agenda. Ubwo ni ukuvuga barafinda ni umuntu w'umuhanzi utarahanzweho uhanga bigafata bigakomera byakomera bikagirira bose umumaro nta vangura iriya ryose. Ryari izina rya sogokuru, papa niwe warinyise tumaze kubonana. Tuvuye Great Britain tugarutse no guhiga ababyeyi banjye tubabonye, ubwo papa arinyita, mama nyita iryo rya Sekikubo. Sekikubo bisobanura inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora ariko akazarinda agira ashika ku cyashaka yifuza. None Fred naryiswe n'umwamikazi mu Bwongereza ubwo bangezagayo ndi uruhinja. Umwamikazi mwarabonanye? Niho nakuriye nyine, nibo bandeze, niwe wampagabo barimu, abaganga banitagaho, n'abantu bose nge nabaga nkunzwe cyane kuva mu bwana nari mfite igikundiro mpuzamahanga mpuzamako. Si ubu ngubu gusa, ubu ubona abanyamakuru bafite inyota, politisi bafite inyota yanjye, ukabona abaturage bafite inyota yanjye, abacuruzi bafite inyota, abayobozi b'inzego z'ibanze sinakubwira, kugera muri perezidansi bose baranyoteye. Mu gisirikare babavugwa uyu muruda mukuru akwiriye kuyobora igihugu kweri kweri. Mu gipolisi baravuga uyu niwe muyobozi nyamuyobozi dukeneye koko. None wagera mu bintu mu bihugu by'abaturanyi nabo yo bumvishe izina ryanjye kubera ari ry'igikundira ayo mazina, yo banyumvishe nabo barankunda cyane. Nka Uganda yo banyumvishe, Burundi, Tanzania, za DRC, aho ngaho hose baba bavuga uyu musaza ko adasanzwe. None abanzi kuva kera yo bariyo muri ibyo bihugu bagenda basobanurira abandi, n'abandi bakarushaho gufatwa no kugerwaho n'ayo mavuta Uwiteka yansize y'igikundiro. Iyo connection y'umwamikazi yavuye hehe? Kuko abantu benshi bazi ko ni kwanza first of all ni Queen Elizabeth. Of course. Yes. Queen Elizabeth yaracunzwe cyane, yararindwa cyane kugira ngo ugere muri yo connection ya Queen Elizabeth aze gukwita iryo zina rya Fred. Byaje bite? Ibyaje gute? Nakuvuna amaguru nkakuruhura rwose. No kuvuga nge nkuko nakubwiye ko navukiye mu kiraro, banteretse mu muvure, hari hafi y'inzira nyabagendwa, hari mu bihe by'intambara, hari kuwa 4 ku itariki 21 z'ukwa mbere 1971 mu museso mu rukerera rubi cyane. None hari intambara nabisobanuye. None umuryango w'abibumbye bari banyuraho abasigasira amahoro ku isi. Ayo mahoro rero ubwo yasigasirwaga muri ako gace kaberagamo imirwano, ni muri urwo rwego rero basanze urwo ruhinja ruririra mu muvure mu kiraro cy'inka. Nibwo bantoraguraga bahita bahamagara iyo muri headquarters aho bari baraturutse ko dutoraguye runo ruhinja bigende bite. Ubwo rumva yari imigambi y'Imana, nabo ntibari bo. Ubwo rero barababwira urwo ruhinja ntimurusigaho muruzane. Ubwo ni gutyo rero nageze mu ngoro y'umwami kazi mu Bwongereza. Nakubwiye ko bankuye kuri uyu mugabane wa Afrika, bwira ngeze ku mugabane w'Uburayi. Ubwo nuko nageze mu ngoro y'umwami kazi mu Bwongereza, nuko banyakire nari uruhinja. Ubwo kwinjiramo ntabwo nanjye nakubwira yuri uruhinja so ubu uyoka ntago antene zo kwisuba wagashinze, ntago wayoka niza MTN n'ubuzizi niza Tigo n'ubuzizi niza Airtel ntazubuzi, ariko uburiho antene zo Uwiteka gusa nizo zigucungira hafi. Noneho Imana ikagushikiriza amaboko y'abagira neza y'abantu beza bakagufasha. Nanjye aho niho nakuye imbuto foundation nziza yo gufasha no gutabara ikiremwa muntu aho kiva kikagera. Aho ngaho niyo nkomora inganzo ya politike yo gutabara ikiremwa muntu ku isi. Kuko nanjye nagiriwe ubuntu ntabarwa nabo ntarinzi, nta kimenyane cyari kirimo, nta cyanda kuza. Nanjye mfasha abantu
simbafasha nkurikize ngo cyene wacu singira cyene wacu ngo cyanda kuzi icyo sinkigira ngo kana ka mama oya gira neza wikomereze gusa ineza ugize uzayisanga imbere nawe mukomezanye. Yego. Okay, hari ishuri rya politiki wigeze kwiga cyangwa ni wigaga amasomo atandukanye ugakuramo politiki? Ibyo ni ibintu byanjye rwose. Nimba icyambere narayivukanye ababyeyi baraba politiciye, mama ari umukomandokazi, papa ari umukomando, ubwo ntiwamenya basogokuru hirya iyo, ubwo nanjye babyara akana k'akajenerali mu bwonko katari akajenerali ku mwambaro. Ubwo se ngayo nguko, ubwo ni ukuvuga politike yanjye ifite isoko, ni political fountain within my backbone. Ubwo urumva intogoteramo is boiling into my backbone. Urumva nimba intogoteramo ibiriramo, ubwo urumva rero nanjye nakubwira ko Imana yanyuze muri urwo ruganda gutyo injyana muri academic industry cyangwa educational industry, manufacturing intellectuals. Ubwo ngeze mu mashuri arushaho kuntyaza, ubwo navuyemo kano kanya muvugana cyangwa uzi cyangwa bari kureba kuri izi mbone za kamera. Urumva izi kamera zireba kure, n'abari Washington DC bari kumbona, n'abari ku migabane yose, inkingi enye z'isi muri make. Icyo gihe turi ku ishuri hariya nari mutoya kuri wowe wari mukuru kandi n'amashuri uri imbere yanjye cyane. Ikintu nibuka nabonaga Barafinda n'umuntu ukunda gutwara ibitabo byinshi cyane hano uzi sigatira ibitabo byinshi cyane, kandi wabonaga ko abantu bankundaga bafite igikunda aho ngeze abantu bakusanye bose baza bambaza ibibazo buri gihe mpora ndefanda. Wabonaga ko nabaga ndi n'ubuyobozi n'ubundi nyoboye, kandi ibibazo byanjye byari bya politike kuva kera. Abantu bazatanga ubwo buhamya. Ku ishuri hari ariyo system y'ubuyobozi butandukanye, ugasanga uyu nguyu ari muri entertainment prefect, uyu nguyu ni head of the students. Nubuhe buyobozi wigeze ugera ku ishuri cyane cyane hariya Rwanda International Academy? Ubu ngubu si byo ngombwa ibyo bya administration byose, ariko amateka yo azabisobanura, nta kibazo. Ni muri urwo rwego rero twe tuzasobanura ibyo bintu igihe kiracyahari, haracyari kare. Ahubwo twagenda tureba ubu ngubu twakonecting iki cyagirira abanyarwanda, abanya East African umumaro, n'abanyafrika n'isi yose muri international humanitarian protection and uburyo twakipinga security y'abantu n'ibyabo muri international peacekeeping operations. Urumva United Nations inshingano zayo no kureba ko isi gira amahoro, kandi natwe nicyo cyifuzo rusange. Ni ryari Barafinda yabyutse gutya afite inzozi zo kuzayobora igihugu akaba president? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Nkuko nakubwiye ko politike yanjye nayivukanye nkimara kugaruka nkurutsiyo na kipe y'abarimu mpuzamahanga banyigishaga, tuje kureba ababyeyi banjye muri East African community aho bari barantoraguye. Ubwo urumva maze kubonana n'ababyeyi tubashakishe, tubabonye badupimye basanga duhura. Ubwo ni muri urwo rwego banyita izina Barafinda. Ubwo ni papa, mama nyita nawe irindi zina, bongera ku izina umwamikazi wo mu Bwongereza yari yaranyise rya Fred. Ubwo ni muri urwo rwego bansobanura ko iryo Barafinda ari rya sogokuru. Ubwo papa niko yambwiye, papa w'umubyara niryo yitwaga. Ubwo rero ni muri urwo rwego, muri uwo murongo wavuga uti Barafinda harya urakibuka ikibazo mbaze? Ndakibuka neza cyane. Ni ryari wagize inzozi zo kwiyamamaza cyangwa kujya muri izi nzira zo gushaka kuba president? Nicyo ngicyo nashaka gusubiriremo abaturage bacyumve neza. Ubwo ni ukuvuga bamaze kumbwira ayo mateka, nahise menya ko mbabaza
nationality yanyu ni iyihe, bahita bambwira ko ari Rwandan by nationality but Ugandan by stock. Okay. Ko bari abanyarwanda bumwimerere gakondo kavukire yabo ko ari nyarwanda, ari bene gihugu nyarwanda, ari bafite ubwene gihugu gakondo bw'inkomoko nyarwanda. Banyurira mu mateka uko byabagendekeye, banyuriramo nanone ukuntu bisanzwe hariya ko ari Ugandan by stock, ko ari umutungo w'Ubuganda ubu ngubu batakiri umutungo bwite w'igihugu cyabo. Ubwo nanjye urumva aho ngaho urumva yahise binkurura, rukuruzi yarankuruye nkurura inganisha mu murongo wo gukororwa kuri gakondo. Ubwaho ntibyatinze banyeretse na nyogokuru byara mama, tuganira nawe, ubwo nawe yarariyo Nyabarongo, yabyaye abana 25, mama byara 20, nje mbyaye cya kabiri cya mama kano kanya. Ariko icyo gihe ufite bana 10, abakobwa 5 n'abahungu 5. Icyo gihe nyogokuru we naramubajije impamvu nyamukuru bisanze aho ngaho, papa na mama bamaze kunyuriramo, bamaze kutuganiriza mbese amateka yabaranze, tumaze kubona nanjye ayandanze n'abamfashije kuba uwo nariwe mu myaka 10 nari mfite. Bagiye banganiriza, urumva umwana muto bafite n'amatsiko yo kumenya ibyo bintu, kandi nari mfite international curiosity. Iyo mvuze international curiosity ni amatsiko mpuzamahanga, kubona ababyeyi banjye mbabonye nagomba kubabaza utuntu n'utundi. Ubwo rero nibwo bantekerereza ibyo bambwiye amateka, banyuriramo, ngira n'amahirwe banyerekana na nyogokuru, nawe turaganira, arambwira byose, arambwira uzajya kugaruka uzasanga ntakiriho. Ndabwa kubera iki nzasanga utakiriho? Arambwira nje ndabizi uzagaruka uzasanga ntakiba kuri iyi si. Ndamwe se nzasanga utakiri Uganda uri Rwanda? Ambwira uzasanga ntakiri kuri iyi si. Ubwo kandi koko niko byaje kugenda, naze kugaruka nsanga yaritabye Imana atakiriho. Ariko ubwo we nk'umuntu ureba kure yarambwiye ko nkubona ari wowe ushobora kuzacyura abanyarwanda igihe kimwe ko bazatatana, igihe kimwe ko bazongera bagatatana hejuru yuko twe twatatanye n'abandi, ko hari igihe kizagera ukaba ari wowe uzabakura mu nguni zose zo ku isi kuko wagenze isi. Ubwo aho ngaho urumva nanjye bitewe nuko nabagiriya ntabwo nabitindagaho, kandi ikindi nari n'umwana, ibyo urumva ntabwo nabihaga uburemere cyane kuko numvaga ntabiha uburemere. ariko kuko nagendaga nkura byo byabaga byikora nk'amashereka, urabona irya mukuru riratinda ntirihera. Ubwo ni muri urwo rwego rero ntibyatinze nganira na Gatsumbitsi sogokuru, nawe tuganira, kandi twaganiriye nyogokuru twaganiriye ku giti cye, na sogokuru tuganira ku giti cye. Ariko nawe yaje guhuza muri uwo murongo, aratubwira twe tuzasazira ishanga, hari n'abandi benshi numara kugera ku gataka ka Repubulika y'u Rwanda niwe uzakageraho wenyine mu byana twabyaye n'abuzukuru bose, nta n'umwe uzabigirira ubushobozi gukandagira kuri aka gataka ka gakondo, niwe wenyine. Ariko uzacyure bene so, uzacyure n'abanyarwanda bose, icyo gihe bazabanyanyagiritse baratatanye ku isi, barabuze umuhuza ubahuza, ahubwo wowe uzakore ikintu cyo guhuza abantu bose ubegeranye, kandi uzashobore kugira amahoro n'isha n'ihirwe. Ugiye gusubira aho waturutse, mugiye kuzasubirayo uzagira imigisha, kandi uzagira imigisha itagabanyutse, kandi uzabyara hungu n'akobwa, ntuzagire impungenge. Urumva irya mukuru riratinda ntirihera, nanjye naje kubyara abana b'abakobwa 5 n'abahungu 5 bangana. Ubwo si Imana yakoze umuti? Icya yakoze umuti kabisa. Yego ko dukungahaye ku mateka. Yes. Turaza gusubira hahandi muri iyo nzira yo kwinjira muri politike, no kumva ko ukeneye
kuba president cyangwa no kwiyamamaza nk'uko nguko n'ibindi byose muri abo bana batanu ufite hari abo bajya muri izi nzira za politike cyangwa bari gufata inspiration ya papa wabo? Birumvikanwa n'urucabana. Ni ukuvuga mwene Samusure avukana isunzu. Ni ukuvuga yubanye n'abahanga bakwanduza ubuhanga, wabana n'abaswa bakwanduza ubuswa, wabana n'abakristo bakwanduza ubukristo, wabana n'abagome bakwanduza ubugome, wabana n'abayobozi kenshi bakwanduza ubuyobozi, wabana n'abategetsi bakwanduza ubutegetsi. Kandi umutegetsi ushobora kumutandukanya n'umuyobozi. Umutegetsi warategeka akumva ko ariko bayobora, naho umuyobozi we abaza abaturage mwifuza iki bakorera ibyo. Ubwo urumva umuyobozi we arakubaza what do you need, akongera kukubwira what do you want, ukamenya gutandukanya need and want. Need ni ibintu ukenera cyane wabibura ugapfa, nk'amazi, nk'ibyo kurya, nk'umutekano, nk'umuti, ibyo ni economic needs. Ariko wants ni nka kamera nziza, kandi iyo wari ufite ntacyo yari itwaye ugashaka iri advance. Urumva iyo ni want. Ubwo ni ukuvuga ababyeyi rero barakureba bakavuga uyu muntu akeneye ibi ngibi n'ibi none nkanjye ubwo ni ukuvuga ni muri urwo rwego mu murongo w'icyo kibazo wabazaga kugira ngo ntatatera. Wavugaga ukibasubiriremo nanone abana bawe hari umuntu wabaye inspired afata mu murongo wa politike yanjye. Yes. Nkuko nanjye nafashe umurongo wa politike w'abakuru n'abakurambere ba. Yes. Kandi n'abanduze nabo urumva nabo nafatiye kuri urwo ruzitiro. Ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu muri diplomasi buriya mfata ibendera ku isi ya rurema. Ni ukuvuga mu bana banjye harimo abafite iyo nganzo ariko bo ntibashobora kuyimenya kuko baracyari urubyiruko. Ariko nje nk'umusaza ndeba gake nkahita menya uyu ibi neza akora nanjye narabikoze. Ibi neza bitewe na age imyaka agezemo nkavuga kuko narabakurikiranye narabirereye. Yavaga mu buhinza bwe ngenda ndeba ibyandanze mu mafoto bamfotoraga kera banyeretse ntaramenya ubwenge. Tukoryo twose baragendaga badukora. Ni ukuvuga utuntu twose nkora bose bagenda babikora, bakunda kwiga nkuko nakundaga kwiga. Ugasanga bavuga amagambo y'ubwenge nk'ayo navugaga, kandi bakakundwa cyane ku ishuri nkuko nanjye nakundwa, kandi bakagirwa abayobozi hirya no hino kandi nkuko nanjye byangendekeraga n'ababyeyi banjye n'abanyogokuru gutyo n'abasogokuru. Ni ukuvuga nuko bimeze na n'ubu yo tuvuga baruda n'abarudakazi. Nkimara gushinga ruda hari abana bagiye bavuka aho hagati batangiye kumva ko ari uturuda duto tutarafatiranga muntu. Uzumva n'kivugo kimwe muri two ngo ndakaruda gato katarafatiranga muntu. Urumva ko politike bayifite koko. Yes. Sasa reka turebe iyo nzira ahantu yaje gutangira kuvuga ngo reka nje gutangira political party yanjye, reka nje gutangira n'umukandida wigenga. Umukandida wigenga, reka nje gusaba kwiyamamaza. Ibyo byose ibyo byaje gute kuva bwa mbere kugeza n'ubu ngubu urimo ugiye kubikora? So ibyo byaje gute? Ukuntu byaje rero byose urabizi inkono ihira ku gihe. Ntabwo watereka inkono ngo akukanya uyiterureho yarure ibitarashe bitaranashuha, kandi ijya gutogotira abanze gashuha. Kugira ngo mpaguruke muri politike wenda nari kuzahaguruka kera mu myaka ya za 60, ariko icyampagurukije ni akarengane k'ibihekane kari mu Banyarwanda. Kandi ako karengane nkabona hirya no hino abakabaye babikemura ntibabikemura. Batangiye badufungira inzira, batangiye
batugabaho ibitero batubonabonesha kugira ngo batubibe mu umusiri w'ubwoba, tube twakwimuka, tube twabagurisha inzu yacu kuri make, bahatwarire make ikibanza cyacu, babona turaresistinze, twanze kuhava, igihe kiragera turavuga ariko twabahaye hano hantu tukigendera tukisoberera mu mahanga. Ariko kuko umuhamagaro wanjye wagombaga kuba kuri aka gataka nk'uko nyogokuru na sogokuru yabivuze, ngo niyo uzabikenera kuva kuri kariya gataka ka gakondo ntibizakunda, n'uzakugendaho azahura n'uruva gusenya, ibizamubaho azabyakiriza abiri n'abamushibukaho. Bityo rero ntibyatinze naze kuryibuka, nibuka iby'aba abasogokuru na nyogokuru bambwiye ko ngomba kubana na bose kandi nkajya nihanganira abantu bangerageza, ariko Imana yonyine niyo izajya imporera. Sinzihore, sinzakora ikintu icyo ari cyose ngo manika agatoki cyangwa akaboko ngo ngire uwo mpemukira, ahubwo njye mbyereka Imana gusa, Imana izajya ikora umuti. Niyo mpamvu njya mbabwira dukora umuti, dukora umuti uturuka ku Mana, apana gukora umuti uturutse ku mwana w'umuntu. Ni muri urwo rwego rero abo bose bagiye bankorera nabi, bambesera, mpura n'ibibazo, bangonganisha na leta. Ibyo byose leta yakoze iperereza iza kubatahura, bamwe muri bo yarabahaniye bya bindi by'intangarugero, na n'ubu bamwe barakitsuza cyane. Ubwo urumva rero ni muri urwo rwego rero kugira ngo tushobore gutura hano tuhabe, simbe nagisobera mu mahanga kandi naraje kuri gakondo kanani y'abanyarwanda yacu y'umwimerere. Ubwo ni muri urwego nakomeje mu murongo w'iyo politike yanjye, nshinga ruda n'abarudakazi imbere mu gihugu, nagurira no mu karere k'ibiyaga bigari, mfungura imipaka arabwenge mu buryo bwa advanced politics ihambaye kwa rengo ya siasa ya hali ya juu. Ubwo rero politike yangenda yaguka ku rwego rwa Afurika, nshinga leta zunze ubumwe za Afurika, ndazisobanura neza ku mpamvu nziza nyinshi 200, ku Rwanda impamvu nziza nyinshi 200, igitabo cy'u Rwanda icyo cy'impamvu 200 muri rampant campaigns zanjye niteguraga 2017 ngira umwarambona igitabo cy'impamvu 200 nagendanaga nacyo nigisha abantu. Ubwo ni muri urwo rwego rero icyo gitabo ndacyandika, iki200 ndacyandika kuri Afurika, n'ikimpamvu 2020 ku rwego rw'isi ndacyandika ibitabo 3 bya politiki. Kanitabo yego. Alo yego urahageze usesekaye hano? Ku kibuga cy'indege. Yego, nugera ku kibuga cy'indege ntabwo ari aho, urakomeza ku kigo cya gisirikare cy'i Kanombe, hafi y'ibitaro bya gisirikare naho niho biri. Ariko nugera ahitwa ku Kivoka, ubwo urabwira abantu bahakwereke, uramanuka mu gahanda kahari, none uraza gukatira ibumoso bwaho, hari umuhanda ibumoso, fata uwo mu ntambwe nkeya urahabona icyapa cyanditseho keke 74, naho ngaho uri bucyamire kuri icyo cyapa uhituza, niho mu birindiro byacu by'abaruda. Ubwo nikatira mu Busanza, aho ni kuri segiteri, uraviramo aho kuri segiteri, none uze n'amaguru ahitwa ku Kivoka, urakomeza uze nkujya ku kigo cya gisirikare cya ku bitaro ahitwa ku Kivoka, urahabona etaje ndende. Iyo etaje ndende itaruzura, uhita umanuka nako kayira, none ako kayira uze n'amaguru nta kibazo, ntabwo ari kure. Mwese ko muri ndya munyi ndya Gikukuru, abatangazamakuru ntaho batagera. Ubwo nuhagera rero aho ngaho urabaza kwa Barafinda niye cya kwa perezida wa Ruda, baraza kukubwira. Kuko ubu sinareka abanyamakuru turi kumwe nabo ngo mpite mva mu kiganiro nza, ubwo wowe uragenda baza barakwereka. Sawa. Yego.
so turimo gukomeza iyo nzira yo gufungura ruda no gutangira kwegisha politike nziza y'amahoro, politike yigisha abantu gukundana, kubana, nkora politike yo guhuza abanyarwanda imbere mu gihugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, noneho n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose. Iyo niyo politike ngari. Alo ubwo waba iyo politike nyine iryo ruda ihita yamamara mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika kuri za mpamvu nasobanuye. Uje gufungura ruda wari watekereje gute n'iryo zina rya ruda n'ibice byose? Zina rya ruda, urumva ruda ni inyuguti eshanu, ikiganza cy'akaboko k'iburyo cya perezida wa ruda, ni ukuvuga ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances. Ni United ni ukunga abanyarwanda, kunga abanya East Africans, kunga abanyafrika, kunga n'isi yose. Urumva ni Rwanda Revolutionary, niyo wahera hano Rwanda Revolutionary United bikahurizaho. Ubwo urumva iyo dutanga cya kiganza tuba tuvuga ikiganza cy'amahoro, ntabwo tugira gutya ngo ikirimo ndani ntukiza, ahubwo iki ni gutya kigaragara ku mugaragaro ko ari barafinda Sekikubo Fred, kikaba ari n'ikimenyetso cyanjye bwite natanze muri komisiyo y'igihugu y'amatora, kizaba no ku ikarita y'itora. Ubwo abazajya gutora bazabona ifoto yanjye n'iki kimenyetso cyanjye, bazamenya ko ari ikimenyetso cy'amahoro, umunyapolitike mweza w'amahoro. Ntabwo turagera mu gihe cyo kwiyamamaza, nje birumvikana ariko nakubwiraga gusa ibindanga kugeza ubu. Tuzagera muri izo nzira zose, ariko ubu ngubu ni ukumbaza mukamenya barafinda ni muntu ki, ni gatiki, background, historical background, CV yanjye muri make, umwirondoro wanjye undanga n'uwandanze. Yego. So ukimara gufungura ruda, abantu babyakiriye gute, cyane cyane nk'abantu bakuzi, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, babyakiriye gute kubona umuntu agiye muri politiki yafunguye ishyaka rye, bimeze gute? Ukoze neza cyane. Icyo kibazo ubaze ni cyiza, ni uburyohe. Abantu mbere urabona ko mu Rwanda nta muntu wapfaga avuga politike cyenyeje. Byari bigoye no gufungura ishyaka rya politike mu Rwanda. Abantu baravuze warapfuye karabaye. Bakavuga se turahita tuba gute abanyamuryango, bitewe nyine nk'inshuti zanyu, akavuga se wenda kubera tumuzi ntabwo ari agategwa duteze, uyu turamuzi ni mwarimu, ni indyamunyu kabisa, we nta kibazo. Bahise barikunda, maze gusohora igitabo mberetse impamvu nziza nyinshi 200, bamwe nacyandikaga nyine mbibabwira, nabo bagenda bakwirakwiza izo nkuru ngo hari umunyapolitiki uri kwandika igitabo cy'impamvu 200 n'igisohoka muzumirwa. Urumva bakagenda basobanura izo mpamvu, nanjye aho nyisohoreye igitabo kigenda kisakara, none nkora amakopi 20,000, ngenda mbiha abaturage. Nagendaga nzenguruka, abantu barabizi, nazengurukaga igihugu nandika baruda n'abarudakazi na bose, ngenda nzenguruka. Muri icyo gihe RGB nagiyeyo nshaka kwandikisha n'iryo shaka, bantuma kujya mu turere twose nsinyisha abanyamuryango. Ubwo ngenda nsinyisha mu turere twose abo bantumye. Ubwo urumva ruda igenda isakara, mbaha na bya bitabo bya 20,000 by'ibitabo bya ruda cy'impamvu 200, kisakara hose. Kimaze gusakara kiyankoreye umuti, cyakoze umuti politiki cengera mu baturage, guhera mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu turere, none n'abajya mu mahanga nabo nkabaha amakopi, bamwe nkabohereza kuri WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, hose bantu bakajya babona n'ubutumwa bwanjye kuri YouTube, bakavuga turapfuye. Ubwaho rero nibwo inzego z'umutekano zahagurukaga zikavuga uyu ni gatiki. Ubwo urumva nahuye n'ibibazo byinshi nagomba gusubiza
neza mu nzego z'umutekano urumva nazo narazibomboranyije zirakangarana bikaze cyane politike yanjye irasa kuzigera ku rwego mpuzamahanga ubwo baza gukora iperereza basanga ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro ufite politike y'igifute nziza cyane yikosora y'isanamitima yubaka bwonko abantu barankunda bose inzego zose ubu bose bibonamo ahubwo bose bifuza kuba baruda baza bansaba kuba baruda cyangwa barudakazi politike yanjye ni uko yagutse ku rwego rw'isi kandi kubera navugaga gahoro mfite abantu ku rwego rw'isi b'inshuti bayisamiye muri ginani nyishize na onu eya ku ikoranabuhanga bayisamira muri ginani ku social media ku rwego rwa Afurika bayisamira muri ginani ku rwego rw'u Rwanda barayikunda uko bayikundaga na cya gikundiro cyanjye ariko cyaguka ubu nabaye international politician the general international ring leader umuyobozi kizigenza mpuzamahanga mpuzamako niyo mpamvu ndi muri aya maso ya kamera muri izi mbone za kamera muri kubwira isi barafinda ni muntu kini gatiki still abatari banzi ubwo ndumva bari bufatire kuri urwo ruzitiro bavuge wow umuyobozi nyamuyobozi kizigenza yarabonetse koko okay sana go turi butinde cyane ejo bundi watanze kandidatire yawe yego biramenyekana abantu bose bahita bavuga ngo barafinda yongeye kugaruka kwiyamamaza umusaza ukuri aragarutse n'impamvu ze nziza nyinshi 200 nka 2017 uko yaza tunguranye arongeye aratunguranye abantu baje bampamagara bansomera bampa general report y'ibyasohotse mu bitangazamakuru bakurikiza ama comments ngo ariko bose ba commentinga positive ngo nta banenga barimo ngo yo babayemo hari abanyura mu gikari bakababwira uwo munenga ntimumuzi ahubwo bakabahugura abigishwa bakigishwa none bakavuga wow nimba ari uko bimeze turamushigikiye ese ufite ikizere kingana gute ko kandidatire yawe izemezwa maze bahite bavuga ngo barafinda nawe turamwemereye kujya kwiyamamaza mu mwanya wa president icyo kibazo ni kiza cyane na komisiyo y'amatora yari integereje kuko nagiye kwaka gufata no gusaba impapuro zo kujya gusinyisha mu turere twose ubwo batangazaga kwa bifuza kuba bakuru b'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda urumva nasesekayeyo njya gufata izo mpapuro ntangira gusinyisha abaturage barabikunda cyane babikunze ubwo nza kujya kuyitanga bimaze kuzura ubwo urumva rero waruvuze nakubajije ese how sure you are ko kandidatire yawe izemerwa kuhatana uyu mwanya wa president uyu mwaka 2024 ndishowa baraza kunyakira nkuko bantumye ya mikono narayibashikirize nkuko banyakiriye nkuko natangiye mvuga ngo nije bari bategereze muri komisiyo y'igihugu y'amatora finali wabonaga ko bari bategereze ngiye kunza abantu bose imbere mu gihugu no ku rwego rwa East African Community na Africa no ku rwego rw'isi bavuga umusaza ari he kwa datanga kandidate bimeze bite urumva rero aho namanukiye nkazamuka nageze mu marembo ya komisiyo y'amatora banyamakuru babaturage abagenda n'amaguru abagenda n'utugari abagenda n'amamoto abari bafite amavatiri abari bafite imodoka zitandukanye bose bari bantegereje hariya no kuvuga kuva Kanombe mu karere ka Kicukiro no mu karere ka Gasabo n'Akanyarugenge hose abantu banyishuti zari ziri standby abantu bari ku mateleviziyo bari ku maradiyo bose n'abayobozi n'inzego zibanze bose bategereje kandidatire yanjye maze gutunguka kuri komisiyo y'amatora nasanze itsinda mpuzamakungu ry'abanyamakuru n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi muzarebemo bari bahagaze aho twatungukiye mbasuhuza ziriya zari inzego z'ubuyobozi zari zintegereza birumvikana n'abanyamakuru bahita bakurikiraho ako kanya urumva na president wa komisiyo y'amatora nawe yari tayari standby na kipe iranyakira president wa komisiyo y'amatora araza nawe aranyakira
nukuvuga ibyo ubwabyo bitanga icyizere ko kuri liste yitora umusaza ukuri Barafinda Sekikubo Fred nk'umukandida wigenga 2024 ndaza gusohoka hanyuma manuke neza muri rampanti campaigns kwiyamamaza ngaragaza imigabo n'imigambi yanjye muri icyo gihe kiri imbere mu gihe cyabyo noneho abaturage bavuge wow araje umusaza ukuri w'imyaka 250 mu bwenge mu bwongo hanyuma dufatanye dukora umuti. Yes. Yego soza niko wavugaga twanzura kwa kundi how sure you are ko kandidatire yawe iri bwemerwe nibyo wari urimo gusobanura bahita baguhamagara ubwo iraza kwemerwa kuko nije mwarimu mpuzamahanga ugize kwigisha politike nziza isanamitima n'isanabwonko niyubaka abantu nihuza abantu abimbere mu gihugu no ku rwego rw'isi urumva nije muhuza w'abanyarwanda nyawe rugira w'u Rwanda mwagiye muhanurirwa mwagiye musoma mu bitabo by'amateka kubera Imana ishobora byose iraza ya komisiyo y'amatora iraza kunyakira ntimugire impungenge kuko ibisabwa byose barabitanze ibisabwa byose twarabitanze nta na kimwe namwe mwarakurikiye kuri social media nta na kimwe nabuze ahubwo nagize n'ibindi sigaza yego so abantu benshi no hanze barimo kwibaza ese Barafinda iyi kandidatire yiwe izemerwa cyangwa ntabwo izemerwa kubera impamvu zikurikiraho impamvu imwe ihari nuko nta muntu ujya kwiyamamaza afite fishe y'indera wowe warunzi ntiwavuze ko warunzi nari nkuzi uko narinzi kera ba umuhamya kuri izi kamera ubabwira uko nari meze kera hari icyo nahindutse uko nkubona nta na kimwe cyahindutse ubwo komisiyo y'amatora ifatire kuri urwo ruzitiro rumuhamya n'abandi benshi banzi bazabihamya hejuru y'abantu Yesu Kristo arahari Nabi Muhammad ba Buddha ba marayika n'Uwiteka urumva nta buhamya burenze ubwo inje nk'umuntu kuzi gutya nshoko gutanga ubuhamya bwanje ariko sasa mu nyandiko kuko hari mutanga impapuro nizo zituma umuntu habwa biba confirmed n'abaganga barabyemeza byabaye confirmed abaganga babyemeje bankozeho riraka abaganga basaga 40 yego ntimugire impungenge kuri iyo mpamvu biratuma njya kwiyamamaza yego abakunzi banje ku isi yose mwe muri tayari muri diplomasi mwese ndashaka mujye mu kazi yego yego narifite byinshi byo kubaza ariko time yawe ntabwo iragera nje ntabwo nashaka twinjira deep nta kujya mu mizi nashakaga ko tumenye Barafinda ninde n'iki byose so witeguye neza kwiyamamaza nimba kandidatire yawe iri busohoke nditeguye kandi nagiye mu mushinga nariteguye kera ntabwo niteguye urumva nge ndi stand by class 1 wari wambajije ngo ni kukiye kigereranyo ni nka 600% urumva byarenze 100%. Ego ndi kuri 600% urumva ndi ku rwego rwo hejuru rushimishe kandi runezeze abantu nyoboye n'abandi bose abo ntayoboye ariko bose Imana iri kunyoborera ngo baze bansanga yego Barafinda iyo urebye ko ishaka ryawe yes rirahari maybe n'umwanya w'umukandida wigenga urahari kubw'amahirwe ko ntabwo nari nakasobanuye nijye ufite amahirwe akomeye cyane nijye ugira ishaka rya politike ruda nkanagira n'umwanya w'umukandida wigenga nta wundi wigeze izo two key political positions kwisi ya rurema nta numwe wabyigeze nijye n'ubundi biba bitandukanye gute ngaho wadusobanurira kuko nago turabanya politike na byinshi nago tubizi aho bitandukana no kugira ishaka ryawe rya politike n'abayoboke bawe imbere mu gihugu no ku rwego rw'isi aho harimo uniqueness harimo budasa none ukagera n'umwanya w'umukandida wigenga babandi badashaka bya politike cyaba shaka politike yo bakumvise mu mwanya w'umukandida wigenga bose baraza nk'abarokore nk'abakristo abasaza n'abakecuru babandi bose bifata ngo ntitukunda politike nakanyamaswa kabi nagakino kabi gahitana abantu abo bose biyuzira mu mwanya w'umukandida wigenga bose niyo mpamvu nateze umutego w'ishaka rya politike ntega n'umwanya w'umukandida wigenga none bose yo mbahuje hamwe niyo mpamvu ubona ngira benshi bashigikira ese kandidatire yawe isohotse ukajya kwiyamamaza how sure you are ko abanyarwanda bari bube interested na Barafinda bagutore
Ikibazo kiravuga ngo kandidatire yasohotse bakwemere kwiyamamaza, how sure you are ko abanyarwanda bari bube interested na politike kugira ngo bagutore mu gihe cy'amatora? I'm very konko sure. Urabona konko ni belief word ya concentration. Concentration ni ikintu kinoze cyane kigifute. No kuvuga ikizere mfite ni igifute gikomeye cyane. Abantu ndizeye ko bose bazantora amajyaruguru, majyepfo, burasirazuba n'iburengerazuba bw'u Rwanda, no mu murwa mukuru w'u Rwanda, no muri diaspora n'impunzi zose, ahubwo baziha ibyangombwa zizamanuke gutora, kuko abanyarwanda bose ku isi bitewe n'ubushakashatsi twakoze bagera kuri miliyoni 70 bose bari bakeneye bose gutora. Hanyuma badusifure banzure ninde ukwiriye kuruyobora. Murakoze kuri iyo ngingo. Okay, ikibazo cya nyuma tugiye kuza, hari umuntu nabwiye ngo nje kureba Barafinda, mfite ibibazo byinshi byo kumaza ndashaka, ariko cyane muri arambwiye ngo se Barafinda nawe ashaka kwiyamamaza, muga yes ko nje mufata nk'umukomediye uko nguko isambwira, ariko aka kantu kanjemo tugiye gusoza interview ngo hari abantu bagufata nk'umukomedian. Yes, ko abantu bagufata nk'umukomedian. Abo ubwabo ibyo bakora bigize icyaha, kuko ntabwo nigeze napurayinga kuri icyo kintu. Ni nk'uko bakoresha irindi jambo ritari ryo, ntabwo ibyo ari impano zanjye, ntabwo ari umwuga wanjye, nta nubwo ibyo mfite icyo mbizi. Njyewe ntanga ubutumwa bwo kubaka abantu gusa, kandi ngutanga murongo wa politiki bazafatire ku rwego nababwiye. Ntibampimbire, nibahimba bigize icyaha. Nonaha nahazaza mbaye mbaburiye ndi mwarimu, senshaka ejo bazagwa ahatari heza. Kandi iyo ufite imyaka 18 kuzamuka ufite irangamuntu, ibisigaye urabyirengera. Bajye bamenya ko ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro mpuzamahanga, mpuzamakungu, naje guhuza isi, nta mikino nazemo. Nimba wakina akiniriyo, ntakine akinira mu bikomeye nk'ibi bya politiki. Iyi ngiyi ni BigTown TV. Tukaba tugiye gusoza iki kiganiro. Nimba hari ikindi ushaka kongeraho wacyongeraho ku bantu barimo gukurikirana aka kanya, and then natwe tukubwire bye bye, tuzagaruka kandidatire yawe imaze gusohoka unatubwira gahunda zawe. Bwo mbonereho umwanya nanjye nsezera mbabwira sorongo and farewell. Sorongo bivuga musigara amahoro, farewell bivuga farewell musigara amahoro, sorongo ngaho naho Imana. Ni ukuvuga mwese murambe turambane, hanyuma ibihe tutegereze imbere tubyitwaremo neza, tubigendanemo neza, hanyuma tuzakore bikwiye kandi bihesha Uwiteka icyubahiro. Abari muri diaspora, muri ambasade zose, muzakora ibikwiye kandi muzabikorere ku gihe, kuko inkoko niyo ngoma. Ikindi kandi Imana irababwira mumenye ubwenge, nimubura ubwenge nzabareka. Imbere mu gihugu namwe ndababwira mukora ibikwiye kandi mukundane, ntihazagira uwanga undi. Nukunda mugenzi wawe urabushize urukundo kuri konte boroke, nawe nirwo uzasarura. Niwanga mugenzi wawe urabushize urwango kuri konte boroke, nibyo uzasarura. Mukundane, niryo rage nabaha nk'umusaza w'ukuri. Thank you so much. Until next time, in BigTown TV, don't forget to subscribe and be with us. Until next time, ciao ciao. It's my great pleasure.